مولاي صل. Imwe mu nkingi eshanu zigize idini ya Islam ni igisibo. Ndagusuhuje wowe ukurikiye Genesis Rwanda. Izindi nkingi enye zisigaye ni uguhozaho iswala eshanu buri munsi, guhamya ko nta yindi mana ibaho usibye Allah, gukora hija, umutambagiro mutagatifu ku nzu y'Imana iri i Maka, ndetse no gutanga ituro zaka. Uyu munsi reka turebere hamwe inkomoko y'umunsi wa Eid, benshi bita Iraidi. Ese wari uzi ko habaho Iraidi ebyiri? Zaba zisobanuye iki? Kuki abasilamu bizihiza Iraidi ebyiri? Reka twifurize abasilamu bose Iraidi nziza tubabwira ngo Eid Mubaraka. Uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020, hafi abasilamu bo ku isi yose barizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Benshi bawita Iraidi, umunsi abasilamu basoza iminsi 30 y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan, aho baba bategetswe kureka ibinezeza byose, harimo kurya, kunywa no kureka kubonana n'uwo mwashakanye ku manywa y'ukwezi kwa Ramadhan. Eid al-Fitr ni umunsi ufite aho uhuriye n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Uyu munsi w'Iraidi watangiriye mu gace k'i Madina nyuma y'uko Muhammad n'abandi basilamu bimutse bava i Maka bakajya gutura i Madina, kuko bakiri i Maka bahuraga n'ingorane zikomeye ndetse no gutotezwa cyane. Umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad witwaga Anas yaravuze ati, igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu wasallam yageraga i Madina, yasanze abantu bizihiza iminsi mikuru ibiri ikomeye cyane. Icyo gihe nibwo intumwa y'Imana yahise yishurirwa ko Nyagasani yashyizeho iminsi mikuru ibiri y'ibyishimo iruta iyindi yose waba utekereza. Iyo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha, akaba ari iminsi y'Iraidi ebyiri zigomba kuba buri mwaka. Umunsi w'Iraidi ni umunsi urangwa n'amasengesho, aho akorerwa ahantu hagari. Uzasanga benshi bakunda guhurira nko ku bibuga by'imipira bagasenga iswala y'Iraidi, isengesho ry'Iraidi. Iri sengesho rigira raka ebyiri, ibice bibiri, hakiyongeraho na takbir esheshatu. Takbir nabyita gusingiza Imana, aho abasilamu baba basenga bazamura amaboko bakageza ku matwi yabo bavuga bati Allahu Akbar, bisobanuye ngo Imana niyo nkuru. Iyo amasengesho asojwe, abasilamu bajya mu ngo zabo bagasangira ibyo kurya n'ibyo kunywa hamwe n'inshuti, abavandimwe ndetse n'abaturanyi. Reka turebere hamwe umunsi w'Iraidi ya kabiri yitwa Eid al-Adha. Biteganyijwe ko iyi Iraidi ya kabiri izaba tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2020. Uyu munsi ufite aho uhuriye n'intumwa y'Imana Ibrahim cyangwa Abraham, igihe Imana yamubwiraga ngo atambe umwana we Ishmael Isaka kugira ngo yereke Imana ko yari indahemuka. Iki gihe Abrahamu yemeye gukurikiza ibyo Nyagasani yari yamutegetse gukora. Mu gihe yari agiye gutamba umuhungu we, Imana yamusimbuje itungo bita ram, warigereranya n'intama y'iki gihe. Abrahamu yerekanye ubudahemuka ku Mana, atuma umuhungu we adatambwamo igitambo. Uyu munsi wa Eid al-Adha uba ari Iraidi y'igitambo, aho buri musilamu ufite ubushobozi atambira igitambo Allah bitewe n'ibyiza yamukoreye. Umunsi w'Iraidi ni umunsi wo gutumira no gusangira n'inshuti n'abavandimwe. Gusa kubera icyorezo cya COVID-19 turimo, gutumirana ntibyemewe. Turasabwa kuguma mu ngo zacu kugira ngo twirinde ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus. Niba wakunze iki kiganiro, gisangiza inshuti n'abavandimwe ukanda share. Niba uri mushya, ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu. Ikiganiro cy'uyu munsi nahanyisoreje, naho ubutaha.